Yego tubasanze hano kuri match mwakiraga ikipe ya Nasho muri kimwe cy'akane cy'igikombe cy'amahoro mutsinze ibitego 9 ni match yagendekiye. Match yagenze neza nk'ibisanzwe urabona ko ikipe twahuye twagomba kuyitsinda byanze bikunze nta gitangaza kirimo ko bitego 9. Oya nta muhengeza ari zirimo ko batakoze imyitozo ntabwo jyavuga ko batari gukina match. Ikibazo cy'uko cyatumye badakora imyitozo cyari cyakemutse. Nta kibazo gihari. Bavuga ko bari bafite ibirango badahinga amashara yabo. Oya ntayo twabahaye. None ubwo biragenda gute? Agenda gute bakinnye batsinze ubundi turakomeza ubuzima n'ubusanzwe n'ubundi dukomeze twitegura indi mikino ihari. Noneho mushyikiye ko ikipe izagiza gukina itakoze imyitozo. Oya hari igihe biba ngombwa ko batayikora ariko ntabwo haraze mu gihe kinini batayikora. Icyo kibazo kikazakemuka gute cy'imishahara y'aba bakobwa badafitiwe? Aho tukura amafaranga turimo turayashaka tuzabishyura hanyuma bakomeze gahunda. Umujyi wa Kigali by'umwihariko wavuze ko nta yandi mafaranga uzabaha murateganya yo kuzayakura hehe? Ibyo ntabwo mbizi nabisomye ku gihe ariko iyo dufitanye amasezerano barabitubwira bakatubwira bati bimeze gutya ariko nta kibazo dufitanye n'umujyi wa Kigali kandi rusange mu makipe yose. Uvuga ko babahaye miliyoni 90 marazibahaye koko zirashira. Twebwe uburyo dukora n'uburyo amasezerano yacu ateye hari miliyoni 90 ziba ari za shampiyona niyo dusohotse bakagira izindi baduha zigera hafi kuri 70 twafashe izo 70 za tujyanye Kampala zirakoreshwa hafatwa n'izindi zisigaye ariko ntabwo zari zarangira. Bivuze ko ayo mafaranga yandi mutarayabona mudahamanya n'umujyi wa Kigali. Mutegereze murebe bizakurikira. Ikibazo abakinnyi nibo bavuga cyo umujyi wa Kigali ukavuga bimwe mukavuga ko nta mwana amafaranga batari bahawe kuri nyine no kwe cyane cyane mumaze nk'umunyenge abakinnyi. Abakinnyi bacu turaganira. Abakinnyi bacu dufatira gahunda hamwe. Ahubwo hari inkuru zigenda ziza zikaza batavuganye nk'ejo abanyamakuru bambaye ijambo ati bazabatera forfait nayo ati bizagenda gute ntibazakina. Ariko njye nari mbizi ko bazakina. Nta kibazo rero gihari dufite uko tubigenza tukishakaho amafaranga ariko abantu bagakina. Hari ikizere ko ayo mafaranga azaboneka yavuye mu mujyi. Ngenda gifite kubera ko ntago bigeze bamakana. Narabibasabye. Turandika tugasaba amafaranga ariko ntibaraduhakane ntago baduhakaniye. Tugiye kuri shampiyona giferwa babwiye muzakinira umukino w'ikirane mutakinye. Tuzawukina kuri 27. Ariko bisanga AS Kigali yavuye ku gikombe uko Rayon Sport iramukitsinze itsinda Muhazi muri weekend yatwara igikombe. Twebwe ko turacyafite imikino 3 no kukira ntago tuzi uko bigenda mu kibuga ni mu kibuga ariko imikino 3 urumviramo amanota 9 Rayon Sport ishobora kuyabura tukayabona kandi baturusha amanota atari menshi ku buryo dufite icyizere.